Bora. Ndimo ndavuga ni hari abantu bakugarukiye. Imana yacu ni ishimwe cyane. Kandi hari ibintu Imana igiye kujya inyuza mu nzozi zawe. Ibintu uzajya ubona ujye ubyandika. Hari message Imana igiye kuzajya inyuza muri wowe. Hari abantu Imana igiye kujya ikwereka kugira ngo ubashe kubirinda no kubitondera. Ntabwo turi hano kugira ngo dutandukanye abantu n'abandi, ariko iyo binyuze muri wowe ubiha agaciro kurusha uko umuntu yabikubwira. Imana ikurengere kandi kugirire neza. Amena. Imana ibaha umugisha. Bora afunga mikoro. Hama Denise ngo Uwiteka Imana aje gukora. Hama Denise, Uwiteka Imana arakurinze, ngo humura ashoboye byose, ngo ntizigere igutererana. Roberti ngo wakire uburinzi bw'Imana. Roberti ngo Uwiteka Imana aje gutandukanya ibihe, ngo humura aje kwiyerekana. Uwiteka Imana aciye inzira yo kubaho. Roberti ngo ntacyo uzaba. Roberti Uwiteka Imana akubereye umwishingizi. Roberti ngo Uwiteka Imana ngo aguhagazeho. Meta fungura mikoro. Amen. Yesu nashimwe. Yesu himbazwe. Ndi kumva ijwi riri kumbwira ngo Uwiteka Imana ngo mubahaye permena urimo, sinzi nimba uyikeneye, ariko niko ndi kumva ijwi riri kumbwira. Nukuri ndayikeneye, maze gukora inshuro nyinshi pe. Mana ushimwe, hano icyubahiro ni cyawe pe. Ndi kumva ijwi riri kumbwira ngo impamvu utayibonaga ni ibintu by'imyuka mibi, ngo ariko Uwiteka Imana arakurinze kandi aragutabaye. Nukuri Imana nibikureho pe, birahari. Imana nibirangize pe, Imana n'indengere. Ndi kumva ijwi riri kumbwira ngo Uwiteka Imana akubakiye urugo. Amen. Amen. Ngo niwakire ubutabazi, ngo kuko hari igihe ubigerageza ukabipanga bikanga. Ukuri pe, ukuri. Amen. Ndi kumva ijwi riri kumbwira ngo Uwiteka Imana aragusapotinze. Amen. Amen. Reka mushumba agusengere kugira ngo uno mwaka Uwiteka Imana ace inzira kuri wowe. Amen. Meta nimba ari Meta, ndumva Imana ikuyeho akagambane ku buzima bwawe. Hari abantu bari bakugambaniye. Nukuri Imana urakoze, icyubahiro ni cyawe. Imana ikuye akagambane ku buzima bwawe, kandi ndumva ijwi ry'Imana rimbwira ngo ugira umutima w'imbabazi, ugira umutima umenetse. Ukuri. Kandi bene uwo mutima ntabwo Imana ijya iwirengagiza. Ukuri, Mana ushimwe. Hari isengesho ryo ukunda gusenga ukabwira Imana, ukayibwira uti iguhaye umugisha, nawe hari abo wahesha umugisha. Ukuri pe. Ayo magambo sinzi nimba ujya ukunda kuyasenga, ariko niko ndimo mbyumva. Nkunda kuyasenga nukuri buri gihe. Ufite ishyaka muri wowe ryo kuba hari ibintu wakora, ariko hari ibintu udafite. Ni byinshi pe, Mana n'indengere. Mana y'amahoro ikurwanirire, kandi Imana igucira inzira, iguha ibishyitse kugira ngo inezeze umutima wawe nawe ugire ibyo ukora. Amen. Amen. Umutima wawe Imana irawishimira. Ufite umutima umenetse, ntabwo nkuzi, ariko ndumva ngo ugira umutima umenetse, ugira umutima uciriye bugufi Imana. Ukuri.
ntabwo uwo mutima Imana ishobora kuwirengagiza n'umunsi warimo, nubwo hari intege nkeya wakwisangamo, ariko Imana rimwe yigeze kubwira Dawidi, iramubwira ngo mbonye umuntu ufite umutima nk'uwo nshaka. Intege nkeya ntabwo Imana izirebye cyane, ahubwo irebye umutima ufite uciye bugufi. Amen. Hallelujah. Umunsi uzajya gukorera perimi uzatubwire, tuzajye ku mavi duhamagara Imana yacu izihesha icyubahiro. Rwose ndabigusezeranije, uzampamagare, uhamagare Sandrine, tuzafata amasengesho twirukana uwo mudayimoni ukubuza amasezerano yawe. Wowe nta nubwo uri gutwara imodoka z'abandi, uri gutwara imodoka zawe, uri umunyamugisha. Amen. Amen. Data, mu izina rya Yesu Kristo Nyiringabo, uri Imana ikomeye kandi uri Imana igira neza, nzamuye mpeta mu buntu bwawe mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Ijambo ryawe ryarambwiye ngo umutima uciye bugufi ngo ntuzawirengagiza. Uyu muntu niko ateye, niko wamuremye. Reka Mana yanjye, mwami wanjye, ntumwirengagize kubw'uyu mugoroba wa none mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Ndaguhamagaye nk'Imana ngo umurengere mu izina rya Yesu. Kwitwa umugabo ni ikintu kigoye, kwitwa umugabo muri iyi si ni ikintu kiruhije. Mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, tanga ibifatika kuri we mu izina rya Yesu Kristo. Muremera ubuzima bushyitse mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, mu izina rifite ububasha n'ubushobozi. Ibyamurwanyaga byose bimusubiza inyuma, tandukanije nawe mu izina rya Yesu, bituma adasingira umugisha we, ndabitandukanije nawe mu izina rya Yesu. Ndamusunika mu mugisha wawe mu izina rya Yesu. Ndavuga ngo ahure n'umugisha we, ahure n'ibitangaza bye, kuko ndabibona ni byinshi mu izina rya Yesu Kristo. Satani yagize igihe cyo kumukerereza, ariko iki ni igihe cyawe cyo gukora mu izina rya Yesu Kristo, umurengezi w'amahanga. Mutandukanije n'imbaraga zose zamurwanyaga mu izina rya Yesu, imbaraga z'umwijima mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Nzitesheje agaciro ku buzima bwe mu izina rya Yesu. Mugotesheje umucyo wawe, mugotesheje ubwiza bwawe, mugotesheje imbaraga zawe Uwiteka. Mana yanjye, mwami wanjye, reka umurengere kandi umugirire neza mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Zaburi ya 83 iravuga ngo ntuceceke Uwite, nabumba kanwa. Iyi live twayifunga dushoje, ariko we ntuceceke ku buzima bwe, ukomeze gukora mu izina rya Yesu. Ugira abantu buza amahoro kubwe mu izina rya Yesu. Muhuze n'abafite umugisha we mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Guhera uyu munsi wa none atangira abona impinduka, kuko uri Uwiteka Imana ikomeye. Izina ryo nirishimwe kandi rishyirwe hejuru, ni mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Zamura ibiganza aho uri, uzamurira Imana yanjye icyubahiro, uzamurira Imana yakuremye ikaguha uwo mutima, uyizamurira icyubahiro. Urakoze Data, izina ryo nirishimwe kandi rihabwa icyubahiro mu izina rya Yesu. Amen. Amena. Amina. Amena. Imana ishimwe. Mva nkubwire Meta, ni ukuri kw'Imana yanjye, iyo mvugana nayo mba nyumva. Ndakubwiriza ukuri, Imana iraza kukurengera. Kuya agasuzuguro ku buzima bwawe, kwitwa umugabo ni ikintu kigoye. Ndabyumva. Imana ikurengere kandi gutabara, hindura ubuzima bwawe mu buryo bugaragara. Nanze agasuzuguro ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Humura, biraza kugenda neza. Humura, kandi uyu mugoroba ni umugoroba. Kuri Imana yongera indebe pe. Meta, ndi kumva ijwi riri kumbwira ngo Uwiteka Imana aje kukomora. Nabonaga ufite ibikomere byinshi cyane ku mutima, ngo kandi utezwa n'ibintu by'urukundo.
ukuri ntabwo ukundana n'umuntu ngo ugire amahoro n'induru n'intambara ni ukuri pe n'ubu ngubu niko bimeze ngo kandi mugapfa n'akantu k'ubusa katanasobanutse cyane pe cyane imana ikurwanirire ukuri acu imana iguha undengere umugisha ndi kumva ijwi riri kumbwira ngo humura akugiriye imbabazi ngo kandi amena arakwibutse Eh, amena mana unyibuke eh. imana iguha amahoro yo mu mutima kuko nta mahoro ufite ukuri nawe pe funga mikoro turaza gukomeza tugusengere mana ibaho umugisha pe yego eh turacyasenga turaza kubasengera mwe gucogora nta kibazo turakomeza tubasengere nta muntu twarobanura kubera ko imana ntirobanura niwe mucyo ngo humura uwiteka imana ashoboye byose niwe mucyo uwiteka imana akubereye imana ngo kandi arakurinze mama ngo aje gukora uwiteka imana aguhagazeho ngo uwiteka imana arakurengeye no stress ngo ntizigere igutererana no stress ngo uwiteka imana akubereye igisubizo no stress ngo uwiteka imana aciye inzira ngo y'imibereho igaragara ngo niwakire kujya mu masezerano yawe Charlotte ngo humurije gukora Charlotte uwiteka imana akubereye maso ngo niwakire marayika w'imana uje kukurwanirira bwira Yesu mpagararaho bwira Yesu ndwanirira hamagara sapoti y'imana mu byawe bwira Yesu ntusige Olivier ngo ije gukora dede funga mikoro Sylvie uwiteka imana akubereye umurinzi Sylvie ngo aguhagazeho sisi ngo humura kubaye hafi sisi uwiteka imana ngo aguhaye imbaraga zo kumukorera sisi ngo uwiteka imana agushizemo ijambo sisi ngo uwiteka imana ngo aguhaye impano yo kumuvugira ngo uwiteka imana agushizemo mwuka wera ngo humuraje kukwiyereka ingabire ngo ashoboye byose ingabire ngo n'uwiteka imana arakurinze Zainabo ngo ntizigere igutererana Zainabo uwiteka imana akurinze amarira uw'imbabazi iradukunda ngo aje kukuba hafi ngo uwiteka imana akubereye igisubizo ngo kandi hari ibyo acecekesheje pacu ngo wakira agakiza muri wowe pacu uwiteka imana akubereye imana pacu ngo wakire kurindwa ngo aje kukurengera no kukwiyereka Beatrice siko bizahora Beatrice ngo kuba mwegeye ngo nawe aje kukwegera kubera ko wamwegeye gira Yesu ndwanirira gira Yesu mpagararaho hamagara imbaraga z'Imana uyu mugoroba gira Yesu ntuntererane gira Yesu ngwino wivange mu byanjye gira Yesu ngwino ube mu byanjye Yesu hamagara imbaraga z'Imana uwera Charity ngo aje gukora uwera Charity uwiteka imana arakurengeye uwera Charity ngo aguhagazeho uwera Charity ngo humuraje gutanga ingabo nyinshi zipfe ku bwawe uwase baye ngo siko bizahora kuba mutegereje ngo uwiteka imana akubereye imana ngo kandi arakurinze sisi umugisha mwinshi mukobwa wanjye Imana ibaha umugisha Beatrice uwiteka imana aho umugisha buri muntu wese uri kuduha kado uri guha mushumba Imana ibaha umugisha Guevala ngo uwiteka imana aguhaye ubuzima buzima Guevala uwiteka imana aravuze siko bizahora
ngo Uwiteka Imana arakurinze. Tuyizere Emerita ngo Uwiteka Imana ngo akuye urupfu mu buzima bwawe, ngo Uwiteka Imana akugiriye imbabazi, ngo humura siko bizahora. Shukuru ngo arishuye, ngo akuye mu magambo ashize mu bikorwa. Shukuru Uwiteka Imana ngo aguhaye gucyamika. Imana ibaha umugisha mwinshi. Umukundwa Claire ngo uje gukora, umukundwa Claire Uwiteka Imana aritamuruye. Beatrice aharamarira hahinduye umunezero. Fatina Ayubu ngo akugiriye imbabazi. Fatina Ayubu ngo Uwiteka Imana akurinze ibihe bikomeye. Henriette Dekori nakuzamuye biranga. Henriette ndamusengeye. Henriette reka umugirire neza, Mana reka umuhagarareho. Henriette ngo humura ntizigera igutererana. Henriette ngo Uwiteka Imana arakurinze. Henriette ngo akira ubuzima buzima. Amina. Wowe ugeze kuri live Sandrine Flowinga, Imana ikumpera umugisha. Kora ku gatima k'umutuku, kandi ukore kuri panu kuri abangaba twashizeho, kore kuri aka gasaraba. Uwiteka Imana akumpera umugisha. Aji fungura mikoro. Aja fungura mikoro. Yesu nashimwe. Ahimbanzwe. Ndikumva ijwi riri kumbwira ngo Uwiteka Imana aje kuguhoza. Amena. Ngo kandi nta n'isengesho itumva niyo haba mu ibanga. Amena. Ngo kandi humura ngo Uwiteka Imana ngo agukuye hagati nabonaga uri hagati y'amazi, ariko mbonye marayika agufashe ukuboko agukuye muri ayo mazi. Amena. Ngo humura kubereye igisubizo. Amena. Reka pasiteri agusengere akurinde umuraba n'ibigeragezo, kubera ko amazi si meza. Uwiteka Imana akurwanirire. Amena. Nubwo yagukuyemo ariko hari igihe hasigara ubusigisigi. Uwiteka Imana akurengere. Amena. Reka mushumba gusengere. Data mu izina rya Yesu Kristo, uri Imana ikomeye kandi uri Imana igira neza. Nzamuye mwene data imbere y'ubuntu bwawe, imbere yo gukiranuka kwawe gukomeye, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Duciye bugufi mu mitima yacu kugira ngo ushyirwe hejuru. Ibyatumaga ibye bidasobanuka, mwami wanjye, ibyo mbitesheje agaciro mu izina rya Yesu Kristo. Reka imbaraga zawe zimurwanirire, reka usobanure ibidasobanutse mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Ibyo byose byabonekaga nk'imiraba bibashe gutuza yambuke mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, mu izina rifite ububasha n'ubushobozi. Nubwo hari umuyaga wigeze uza, umuyaga ujya uza ukadutokoza, ariko Mana yanjye, mwami wanjye, ndaguhamagara kugira ngo umurengere mu izina rya Yesu. Imbaraga zawe zigere ku buzima bwe mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Wamwambika imbaraga kongera ibihe by'amasengesho mu izina rya Yesu Kristo, umurengezi w'amahanga. Reka umukorere iby'imbabazi kuko uri umunyembabazi. Reka umukorere ibikwiriye kuko urakwiriye Uwiteka, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rifite ububasha n'ubushobozi. Ndaguhamagaye amasaha, ndaguhamagaye Uwiteka, mu izina rya Yesu. Ndaguhamagaye mwami wanjye, reka umurengere kandi umugirire neza mu izina rya Yesu Kristo. Reka wiheshe icyubahiro ku buzima bwe, reka ukore ibikomeye kuko ntusanzwe, mu izina rya Yesu Kristo. Rimwe wigeze ubwira Yoshua, uramubwira ngo izi ni ingabo zije ku bwawe, mu izina rya Yesu Kristo. Hagira ibiremwa nonaha mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Hagira ibiremwa nonaha mu izina rya Yesu Kristo, umurengezi w'amahanga.
Mana yanjye mwami wanjye komeza ukora ibikomeye kuko uri Uwiteka, izina ryawe nirishimwe kandi rihabwe icyubahiro. Ni ukuri mutandukanije n'imbaraga zose zamurwanyaga mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, mutandukanije n'inzozi mbi mu izina rya Yesu Kristo. Dore ibijya kumutera bibanza mu nzozi mu izina rya Yesu Kristo, mbitesheje agaciro mu izina rya Yesu Kristo wa none. Mu izina rya Yesu ndavuga ngo uhereye umunsi wa none agira inzozi ziguturukaho mu izina rya Yesu Kristo, agira inzozi zituruka iwawe, inzozi z'umuruho nzitesheje agaciro ku buzima bwe mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Ndavuga ngo Uwiteka Mana yanjye mwami wanjye uri Imana igikora ibikomeye, ndaguhamagaye Mana mu izina rya Yesu. Waratubwiye ngo nitugutabaza uzadutabara. Ni ukuri dutabarije mwene data kugira ngo wiheshe icyubahiro, mukorere ibikwiriye kandi umukorere ibikomeye nk'uko ijambo ryawe ribivuga, ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. 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 Maze wongere ibihe byo gusenga. Yego. Yewe Yego. aji sinzi izina ryawe uko ringana, Nitwa ariko wongere Joel. ibihe byo gusenga kuri wowe. Mm. Joel, Imana guha imbaraga zo kongera amasengesho. Mm. Urumva? Yego. Nayo wakoraga yayumvaga ariko yongeye. Yego. Numvaga nari nzi ko Imana itayumva. igushoboze kandi ikugirire neza. Yego. Irayabona nubwo ari make, ni make ariko irayumva. Ni make pe, ariko ngerageza uko nshoboye, ariko ndayongera ku bushake bwayo. Uyahumura. Yego. Humura rwose biragenda neza. Yego. Ndabyakiriye. Amen. 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 Mwakoze cyane. Yego, Imana iguha umugisha. Funga mikoro. Claire ngo humura Uwiteka Imana aje gukora. Claire, Uwiteka Imana akuyeho ibyagusebya. Claire ngo arakurinze. Mukamisha Grace ngo ntizigere igutererana. Mukamisha Grace, Uwiteka Imana aguhaye ubuzima buzima. Pacu ngo wakire kurindwa. Pacu akira umutaka. Elohim Shama ngo akugiriye imbabazi. Elohim Shama ngo Uwiteka Imana azanye imbaraga zimira izindi kuri wowe. Elohim Shama ngo arakwibutse. Sara, Uwiteka Imana aguhinduriye izina. Sara, Uwiteka Imana agukuye ku kaname. Neya ngo aje kwihesha icyubahiro. Neya ngo humura siko bizahora. Brigitte, Diana ngo humura ashoboye byose. Ngo Uwiteka Imana akubereye Imana ngo wakire umutaka. Merci Jesus ngo humura yihesheje icyubahiro. Dola ngo ntizigere igutererana. Dola wakire marayika wo guhindura ibihurimo. Dola, Uwiteka Imana akubereye Imana ngo akire umutaka. Iradukunda Asumuta ngo aje kwihesha icyubahiro. Iradukunda Asumuta, Uwiteka Imana arakuvuganiye. Theo wa Anje ngo aguhaye ubuzima buzima. Uwiteka Imana aciye inzira y'amafaranga. Theo wa Anje ngo nubwo bikomeye ngo ikubereye Imana. Samu iguhaye akazi k'umugisha. Samu, Uwiteka Imana arakurwaniriye. Samu ngo uri mu bihe bigoye wabuze icyerekezo, ngo ariko Uwiteka Imana arakurengeye. Mama Kajoli ngo aje kwiyerekana. Mama Kajoli, Uwiteka Imana akurinze umwuka w'uburwayi. Guevara ngo humura arakurengeye. Uwiteka Imana akubereye umurengezi ngo akurengeje igikombe cy'umubabaro. Mimi siko bizahora. Mimi ngo humura siko bizahora kuba mwegeye. Mimi ngo nta kizabuza abayuda gutabarwa.
Clementina ngo Uwiteka Imana ni umutunzi w'imbabazi. Clementina ngo arakurengeye. Clementina Uwiteka Imana akurinze umwuka wo gukenyuka, ngo aguhaye ubuzima buzima, akurinze gupfa ukiri muto. Flora ngo ntizigere igutererana. Flora Uwiteka Imana akubereye Imana, ngo aremye ishimwe kuri wowe. Pacu ngo ije gukora. Pacu Uwiteka Imana acecekesheje umwuka mubi kuri wowe. Bwira Yesu ndwanirira. Bwira Yesu mpagararaho. Liliana ngo aje gukora. Liliana Uwiteka Imana ngo arakuvuganiye, ngo mu bakomeye n'aboroheje. Malikia Queen